kuvuga yari yabanje kwisohoka mu bwe, arangije asohoka mu bigare, arangije asohoka mu ihema ry'iwabo. Sohoka mu ihema ryawe bwite, usohoke mu ihema ry'ibigare. Nurangiza gusohoka mu ihema ry'ibigare, usohoke mu ihema ry'iwanyu. Ndi umunaka, ndi umunaka wo mu banaka, turuka mu karere kanaka, nziranye na runaka. Biragenda tuziranye na Yesu. Nibajya bavuga ibyo, ujye uvuga uti jyewe ndi mushiki wa Yesu. Abagabo muvuge muti Yesu ni garafurere. Haleluya. Tuziranye n'umugabo udakomwa mu nkokora. Asohoka muri ibyo byose. Haleluya. Amaze kubisohokamo yikorera ikibindi. Birakwiriye ko wikorera ikibindi cyawe wenyine. Yikorera ikibindi cye wenyine, aragenda. Uyu muntu wamaze kwikorera ikibindi cye wenyine aba afite guca bugufi, nta watinya, ntacyo yanga uretse ikibi. Iko hakabaho n'ibindi ngo bita ngo ni bya baby, ngo baby shower. Ariko ibyo byabagaho. Ibi bintu by'inzanduka mu birebe mu bitinye. Ibi bintu mu birebesha amaso yanyu birugurushaho kuduhenebereza. Ibintu byitwa ibirori bidafite gahunda. Kera narenzi ikirori kimwe cyitwa ubukwe, kandi Bibiliya iragishigikira. Noneho wajya ukumva ama anniversaire yabaye menshi. Muragira ngo ni yindi yo kuvuka gusa. Anniversaire mbanza niyo waboneyeho diplome na yari anniversaire. Mbanza ari amavuko ya diplome. Ibintu byabaye byinshi cyane. Ibirori bari kubishakisha mpaka bazaba barya, banywa, barongora, bidagadura. Sociale ni nyinshi. Urimo urashaka uburyo wasoma n'akarongo ka Bibiliya, wabikura he? Wabikura he ko ndi kujya gukora nava ku kazi kwa runaka akaba yandumiye nkagenda nirukandiyo yantica wa mubano twari dufitanye. Bene data mube maso. Nasomye muri kiriya gitabo k'ibyo yaduka byo mu minsi y'imberuka. Ndabinginze mujye mwita ku bivugirwa imbere yanyu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Abinyuma haleluya. Imana yacu ni nziza. Ntago mbivuga nk'uko Imana iri. Imana yacu ni nziza. Ihora ari nziza. N'uyu munsi iracyari nziza. Nubwo bidukomereye, Imana yacu ni nziza. Icyama ngo amatwi yacu azibukire kumva imiburo iri gutangwa muri iyi minsi iheruka. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire cyane abigisha bambanjirije. Ndashimira bamifemu. Haleluya. Abamifemu, abari n'abategarugore ba nyina w'umuntu, uwumva ari we ahaguruke, ariko utari we nta kibazo arorere. Yesu ashimwe cyane. Abari n'abategarugore nibo mvuze. Harimo abantu nawe haguruka nawe uri we haguruka. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko bakibyemera. Hari n'igihe babyanga. Imana ishimwe cyane. Kadusabe abatware bacu, basaza bacu, abana bacu, mwakira aba bantu. Amena. Mugihagaze mwikwicara nyabuna. Cyabakeneye ko muhagarara. Mugihagaze mumfashe twakire basaza bacu, abagabo bacu n'abana bacu. Turabakiriye. Amen. Mugihagaze mukomeze muhagarare. Ubusajye ko ngiye guhagarara isaha yose mwihangana. Turashimira cyane 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 Imana yacu ishoboza abagore. Mwababonye mu gitondo. Turashimira cyane Ikizu. Ubwo nigaga ibya Figo babitwigisha, nanejejwe cyane na Figo. Ntabwo ari uko ariyo yakoze. Umuyobozi wacu yabituvugiyeho gatoya. Figo ubwo nayigaga je nari ndi muri Figo nkajya numva nidunda. Ikizu gifite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe kandi kireba kure, kandi gifite kwihangana kudasanzwe. Niho imbaraga z'umugore zishingiye.
haleluya. Ab'imbere y'ikizu baba bakijigajiga, nabo hejuru y'ikizu hari ibyo baba barubatse, ariko ikizu kirubaka cyane. Haleluya. Ibizu Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dushimire umuyobozi wacu Imana yaduhaye muri uyu mwaka n'umwaka ushize. Abagore mumfashe dushime. Turashimira Imana kandi turasaba Imana kugira ngo ibikomeze kumukoresha iby'ubutwari. Mwiyicarire, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Tugeze mu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndi umukobwa wa hano Kabeza, ku bashitsi ndi uwahangaha Kabeza, ariko bababwiye uwo ndiwe. Icyongeyeho nuko nkunda Imana cyane, ntegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndi umugenzi w'umunyantege, ariko utegereje imbaraga zituruka muri Yesu. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko iravuga ngo guhangana n'umwijima wabaye icyago. Guhangana n'umwijima wabaye kadusenge. Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere yawe n'ubundi turakwinginze cyane tubikuye ku mutima kugira ngo uyu mwijima ubuditse utubere umucyo. Aba ari wowe uyobora umugenzi muri iki gihe gikomeye, kandi ndagusaba ngo mwuka wawe wera abane natwe twese. Ntugire uhitaho, ahubwo tukugirireho umugisha, dutahe twujujwe nawe mu izina rya Yesu. Amena. Umwijima, guhangana n'umwijima wabaye icyago. Mu byanditswe byera muri Matayo mu gice cyaho cya 25 hatubwira umugani w'abakobwa 10. Uyu mugani w'abakobwa 10 utwereka abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abakobwa 5 b'abapfu. Aba bakobwa 5 b'abanyabwenge ni abakobwa basanzwe ndetse n'abapfu barasanzwe, kuko ntabwo washoboraga kubatandukanya. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo ndetse n'agatabo katubwira intambwe zigeze umukristo ku bubyutse, hatwereka neza iby'aba bakobwa 5 b'abapfu n'iby'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abakobwa 5 b'abapfu barasaga. Nta muntu n'umwe wabashaga kubatandukanya. Bakoraga ibisa, bagendaga kimwe, ndetse bose bari bafite amatabaza, ariko ikintu kimwe cyabatandukanyaga, 5 bari bafite ibanga. Haleluya. 5 bari bafite ibanga. Ibanga bari bafite ni mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Kandi turusomye neza, ku basomyi basomye twabonye ko aba 5 bari bafite umwuka wera na bagenzi babo bari bawufite. Mutaza kwibesha ngo ntibari bawufite. Abantu bose muri iyi minsi heruka baragaragara nk'abafite amatabaza. Ndabesha? Baragaragara nk'abafite amatabaza, baragaragara nk'abakirisito. Mwite cyane ku miburo iriho muri iyi minsi. Tugeze mu gihe gikomeye, igihe cy'umwijima, igihe kidasanzwe, igihe nimutaba amaso, abataba amaso bazasigara. Ariko abafite ibanga, haleluya, abafite ibanga bameze nk'aba bakobwa 5 b'abanyabwenge, ngo bose barahunikiye kandi bose barasinziriye, ndetse niba bishoboka baranagonye. Bose bari bamwe, ariko ikintu kimwe ibanga nari babwiye, ngo mu gicuku cya nyuma bagiye kumva bumva urusaku, umukwaraje, maze barahaguruka. Igihe bahagurukaga baboneza amataba, baratsa bose araka, batera intambwe baragenda yaka, ngo ariko abapfu atangira kuzimata. Nyamara narasomye ngo n'abanyabwenge nabo yarazimasemwo, ngo ariko bari bafite ibanga bibikiye amavuta, ngo mu mperezo zabo barangije barasuka amatara y'abaraka, babona umukwe baramusanganira. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi yacu biragoye cyane gutandukanya umukristo n'utari umukristo. Ntibigoye? Biragoye. Twese turi mu nzu y'Imana kandi nibyo rwose, ariko nkunda kubibwira abantu iyo mbonye umwanya. Iyo umugeni agiye gushingirwa, se muraho, abantu benshi baba bahihibikana, biruka, ariko bari kumufasha kugira ngo agere mu rugo iwe. Niwe wenyine usanga umukwe, nyamara barushe baba bangana
iki? Murabe maso. Hanyuma impamvu rero haboneka 5 b'abanyabwenge hakaboneka na 5 b'abapfu, nuko abantu benshi batemera kubyagwa n'Imana. Ababyawe n'Imana nibo bana bayo, bavutse ubwa kabiri, bagenda nkayo, bakora nkayo. Haleluya! Kubyagwa n'Imana. Umuntu wabyawe n'Imana agira ukwizera kunesha ibyaha. Ntabwo ari kwa kwizera tubona abantu bose bavuga ndizera, abizera. Ubu ntiturabizera, turizera, turabizera, nyamara mbabwiza ukuri n'abadayimoni barizera. Ndetse iyo ndebye nsanga baturusha kwizera kuko bazi neza imirimo y'Umwami, baramuzi, bazi ko ari umunyembaraga cyane kurenza twa tubimenya tujenjetse, ariko bo babizi cyane ko Yesu ari umunyembaraga. Bizera ko yadupfiriye, bizera ibyo byose, ndetse niyo mpamvu bakorana imbaraga. Kwizera turi gusabwa ni ukwizera kumira ibyaha. Haleluya! Kukabigenda hejuru, kukabyishima hejuru, kukabitegeka. Dukeneye imbaraga itegeka ibyaha. Haleluya! Imbaraga igendera hejuru y'ibyaha, imbaraga itsinda ibyaha, imbaraga mu basore muraho, murahari? Imbaraga igendera hejuru y'ibyaha, basore, imbaraga itsinda ikibi igihe cyose. Impamvu y'imbaraga tutayifite rero, ntago twemeye kuvuka ubwa kabiri kugira ngo tube basha muri Kristo, dukurire muri Yesu. Abantu tubasha kumenya uburyo neza bwo kwiga Imana, tukayimenya ko ari umwami, ariko hari akantu kadusobwe ko kumenya ububi bwa Satani. Mumfashe muri iki gihe turimo, twiga ubucakura bwa Satani, twiga ubugome bwe, twiga haduhera, uburyo turwanya, uburyo nusigana akantu kangana gutya azakinjiriramo. Ntakangwa nuko uri umugabo w'igihangange, ntakangwa nuko ndi umugore w'igihangange. Oya, ukuri kose arakumunga. Hanyuma turebe uburyo Imana yacu, haleluya, umukozi w'umuhanga, utananirwa, ubasha guhindura umutima w'umunyabyaha, uwari ingwe akaba intama. Ibyanditswe byera niko bitubwira. Hanyuma icyaha rero uburyo kimeze, mwihangane. Uyu munsi ndavuga ku bagore cyane kuko ari umunsi w'abagore, muraza kumva imfasha nyigisho cyane z'abagore. Ariko aho tugeze ku buryo ku cyaha, tubanze tumenye icyaha. Niwe muzi w'ibibi byose. Muzi igiti cy'inganzamarumbu, murakizi? Ariko aba bana bacu bo ntabwo bakizi. Igiti cy'inganzamarumbu ni igiti kinini, kiba ari kinini rwose, kigaye, gifite amashami ndetse kikagira n'ibibabi bitoshye. Hanyuma Yesu ashimwe, icyaha uburyo kimeze, tukaza imbere y'Imana, twamara kuhagera tugatangira tukavuga tutariko, urabizi ibi bibabi reka mbikureho. Bamwe bagakuraho ibibabi, abandi bakamaramaza bagakuraho amashami, bagaca amashami bakakokora, abandi bakamaramaza. Wanamubona ukavuga uturiya muntu rwose yageze ku musaraba, maze igiti akagicamo kabiri. Ariko Yesu Kristo yazanywe n'ikintu kimwe, kurandura imizi. Abakristo benshi bo muri iyi minsi baraho ngaho, barakase, barakokoye, bakoze ibishoboka byose, ariko bisigaraniye imizi y'icyaha. Iyi mizi y'icyaha niyo mpamvu ujya ukabona abantu benshi bameze ibitontombe by'ibyaha kandi bari mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu ujya kubona abantu benshi uramwegera, wamukomaho gato akakubashukana kuko umuzura cyarimo. Nyamara Kristo cyamuzanye, haleluya, yazanywe no gukuramwa umuzi, yazanywe no kurimbura, yazanywe no kugira ngo jewe ubwanjye mbure, Kristo aboneke muri jye kuko yanesheje icyaha. Haleluya. Hanyuma Kristo rero, imibereho ya Yesu, imibereho y'umwami wacu idasanzwe. Niba kwanga ujye umenya ko ari we banze mbere yawe. Nusonza ujye umenya ko yasonje mbere y'uko usonza. Ni umva yarababaye, arababazwa, baramushinyaguriye, abo yaje asanga baramwanze.
abayuda bari babi, abayuda ba mbere. Ariko uyu munsi naho hari abayuda. Mbega abayuda ba none bimeze biti? Bayuda muraho? Abayuda ba none bimeze biti? Abayuda bo hambere abadusoma ngo bari interenganya, bari indyarya, bari inshakura zidasanzwe, ngo bahize Yesu kugeza bamushatse kw'icyaha. Ariko haleluya, umwami wanjye ntiyigeze acumura. Haleluya, icyaha barakibura. Bamaze kukibura, Kristo bashaka kumushinja ibinyoma. Yageragejwe mu buryo bwose, ariko icyo yashakaga kwari kurandura wa muzimu bimaze kubabwira. Niki cyatuma twomatana na Kristo? Icyatuma twomatana na Kristo nta kindi. Turi muri Yesaya mu gice cyaho cya 26 umurongo waho wa 3 haravuga ngo uwo musomyi wihuta hadusomere. Ugushikamishije umutima uzamurinda ab'amahoro. Reka twihute kuko dufite umwanya muto. Niko havuga, ugushikamishije umutima uzamurinda ab'amahoro, atari uko kiranutse. Mwabyumvishe? Si uko kiranutse, nuko kwiringiye. Imana iguha umugisha. Si uko kiranutse, ahubwo niko yiringiye buntu basha gutsindira mu mutima w'umunyabyaha nkanjye. Tugeze ahantu hakomeye nanone, tugomba kureba kuri Yesu. Haleluya, tugomba kureba kuri Yesu, tugahanga amaso Yesu. Badusomeye icyanditswe kirimo ubuhenebere. Mwabyumvishe? Mbese muri iyi minsi hari kugaragara ubuhenebere? Hari kugaragara ubuhenebere? Ubuhenebere mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 6 umurongo waho wa 9 haratubwira ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi. Ariko impiya ubundi zijyahe? Inyuma iriya mu mugongo, cyangwa tuzikunda ngo zijye? Bimeze biti? Iyi ndakurya yaje imbere. Naravuze niyije inyuma, ariko yaje yindiri imbere. Niyo kibazo kidasanzwe, ni nayo dutegeweho mu minsi iza. Hanyuma rero reka dusobanure neza, tuvuge ku bijyanye. Nababwiye ko ndi bukoreshe igitsina gore cyane. Mbese muza amabere. Ibi impenebere rero, guhenebera birava ku nshinga amabere. Amabere ni ukuvuga guhenebera. Tugiye kureba ibintu bitatu. Umuntu w'umugore uresha nk'uko ndesha cyangwa umukobwa, wamureba ukundesha ugasanga ntagira ibere, bamwita ngo iki? Ni impenebere. Amabere yarahenebereye, ntayagira, agira n'isoni, nyabuna ntabwo rwose aba yumva ameze nk'abandi kuko yarahenebereye, nta mabere agira. Hakaza gukurikiraho undi mugore wa kabiri. Rero reka mbabwire, muri kariya gatabo nababwiye harimo ibyiciro bitatu. Ntibindeba, nimvuga ibi bintu murumva neza, ntibindeba. Umukristo utabyitayeho ndetse n'abana b'Imana nyakuri. Uyu muntu wa kabiri ni umugore ufite amabere, ariko ya mabere we si impenebere, afite amabere. Ni umukristo uri mu rusengero, ndetse rwose ayagiriwe n'ubuntu, aravuka, arabyagwa, bazi ko ari umukristo naho atuye naho anyura hose. Agirirwa ubuntu uyu mukobwa, nawe agira amabere. Agiriwe ubuntu aranabyara, agiriwe ubuntu abona umwana, ariko agiye konsa biranga. Bajya babaho murabazi, guhera ku kiriri yajya konsa bikanga, yarangiza agatangiriraho afata imfashabere, niko bazita. Uyu rero ni umukristo. Murakora iki muri Egiputa mwokabyaramo? Egiputa iratujengereje ku buryo Egiputa twayivuyemo ariko ntabwo ituvamo. Ni umukristo wavuye muri Egiputa, ariko Egiputa imurimo kandi niyimukoresha, niyimukoreramo, niyimutegeka, niyimuyobora. Ntushobora kumutandukanya n'abanyegiputa. Hanyuma umugore wa gatatu rero, uyu mugore wa gatatu, haleluya, ni umugore wagira ubuntu bwo kutaba impenebere, kumenya Kristo. Yarangiza akagirirwa ubuntu bwo kuvuka, akabyara umwana akanamwonsa. Ya mabere akagira akamaro, afite amashereka.
mubyumve neza nsingire uwo nkomeretsa hano mu iteraniro. Hari impamvu turi kwiga ibi. Isuzume utabura impenebere. Impenebere aho utuye, impenebere mu itorero, impenebere mu muryango uvukamo, impenebere aho ukorera, impenebere umuntu wahenebereye utagira akamaro, uhora ushaririye abandi. Abantu benshi bahindutse bagitamisi, abandi bagira inzembe bakebesha abagenzi babo. Ukwegereye wese akagenda virirana kuko warahenebereye. Byabuzwa n'iki ko uri impenebere? Impenebere nuko nyine niko biteye. Aya magambo badusomeye aravuga ngo, ndifuza ko tuyasubiramo muyumve neza. Mwumve umuntu wahenebereye uko aba ameze. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umwijima wabaye icyago. Mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Hazaza ibihe birusha. Byaraje yego. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera. Ibyo bintu tujya tubibona. Batarabera, badakunda nababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Umurongo wa nyuma ndashaka kugira ngo muwiteho cyane. Ese ujye ubatera umugongo bene aba bantu? Mwumva aya magambo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Mwabyumvishe ko bafite amatabaza? Mwabyumvishe ko batangiye urugendo? Bigoye kubatandukanya, biragoye gutandukanya abafite amatabaza ko ari abanyabwenge cyangwa atari abanyabwenge. Ahahera hakavuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Mbabazi, mujya mubatera umugongo? Cyangwa ninjye njyenyine watsinzwe ndabyitegereza ndabireba ndibaza ntariko aba bantu njya mbatera umugongo? Aho ntujye ubaha akanya baza kukongorera ugatega amatwi, wabareba ugakururwa n'ibyabo. Aho n'urukwita ku byo muri Egiputa, mu nzira ijya mu Egiputa uramara mwiki niba waremeye umwami wacu koko? Hanyuma turakomeza turebe abagore babiri batubwira umugenzi wazaririye. Sinze gutinda, yego ndacyafite igihe. Umugenzi wazaririye. Umugenzi wazaririye turaza kubona abagore babiri. Yesu ashimwe. Abagore babiri, ndagenda nihuta cyane kugira ngo ibyo umwuka yampaye ngerageze kubinyuramo. Abagore babiri, umugore wa mbere turamusanga mu itangiriro mu gice cyaho cya 24. Rebeka. Uwo ni umugore wa mbere. Haleluya, haleluya. Abinyuma haleluya. Turi kumwe. Ubushuhe ni bwinshi ariko ndifuza ko tugendana. Uyu mugore wa mbere rero turamusanga, turabona Aburahamu atuma umugaragu we igisonga cye kumusabira umugeni ku mwana we. Yashakaga ko Isaka arongora umugore wo mu babo. Hanyuma aramutuma, aramubwira ati uzajye mu bacu. Umugaragu aramubwira ati baramutse batanyemeye nabigenza nte? Ndakwinginze databuja, hindura urebe ko yashaka muri aba ngaba kuko nshobora kugerayo ntibanyemere. Ubwo n'ubuhenda abana buba buri kugukurura ngo gumahuri. Nuko Aburahamu aramubwira ati reka da, genda, niba takwemera ntibizakugendaho, wowe genda gusa. Maze umugaragu yaragiye, agezeyo iyo nkuru murayizi. Atarahagera abona amahema yarari kwiriba, maze igitima kirakubita, ubwoba buraza. Atangira kwibaza ko mfite ibyangombwa byose bisaba umugeni, mbese umugeni ndamusabahe?
umugeni ninde? Umugeni ndamukura he? Yari afite ibyangombwa byose ariko adafite umugeni. Nuko arunama asaba Imana. Yemwe basore mujya musaba Imana? Mujya munama mukayibwira? Iyo mvuze abasore n'abakobwa barimo. Nuko afata umwanya wo gusenga, aratakamba mu bwoba bwinshi. Ye baba ubwo nasomaga narabitekereje. Nawe tekereza ubona amahema arimo abakobwa benshi, inzovu n'inzovu. Ariko arabwirwa kubonamwo umukobwa umwe, kandi uyu mukobwa batigeze basezerana, kandi yahagurutse mu kwizera. Murumva ko kwizera twavugaga? Haleluya! Yahagurutse mu kwizera, atigeze avugana n'umukobwa. Noneho arasenga, ahamagara Imana ya sebuje, Imana ya Aburahamu. Ayibwira byose, ayibwira ibyo ashaka, ayibwira ibyo ayisaba. Akimara kuyibwira arayiririra cyane. Amaze kuvuga ngo mu izina rya Yesu agiye kureba, abona umukobwa araje. Haleluya! Uyu mukobwa turamuvugaho. Haleluya abakobwa. Yesu ashimwe. Uyu mukobwa mbere na mbere mubyumve neza, Mwuka w'Imana yabimpaye ngo mbibahe. Mwumve neza uburyo umukobwa asohoka mu bandi bakobwa kugira ngo abonane n'umukwe. Umukobwa arabanza yisohokamo ubwe. Amaze kwisohokamo, asohoka mu kigare cy'abandi bakobwa. Murabizi abantu wenda abana biki gihe amazi ari impande aho ngaho mu bipangu ntago babizi. Ariko abantu b'igihe cyacu, igihe cyo kuvoma iyo cyabaga kigeze, hari nubwo mwabaga mufite amazi mu nzu, ariko wabona ko inshuti zawe zigiyeyo, nawe ukavuga uti reka negure ijerekani nanjye njyane na bagenzi banjye ikigare. Byarangiza umubyeyi akakubwira ati ariko ubundi urajya he? Ngiye kuvoma hamwe n'abandi bakobwa. Uyu mukobwa yari yabanje kwisohoka mu bwe, arangije asohoka mu bigare, arangije asohoka mu ihema ry'iwabo. Isohoka mu ihema ryawe bwite, usohoke mu ihema ry'ibigare. Nurangiza gusohoka mu ihema ry'ibigare, usohoke mu ihema ry'iwanyu. Ndi umunaka wo mu banaka, turuka mu karere kanaka, nziranye na runaka. Biragenda gute? Tuziranye na Yesu. Niba jya bavuga ibyo, ujye uvuga uti jyewe ndi mushiki wa Yesu. Abagabo muvuge muti Yesu ni garafurere. Haleluya! Tuziranye n'umugabo udakomwa mu nkokora. Asohoka muri ibyo byose. Haleluya! Amaze kubisohokamo, yikorera ikibindi. Birakwiriye ko wikorera ikibindi cyawe wenyine. Yikorera ikibindi cye wenyine, aragenda. Uyu muntu wamaze kwikorera ikibindi cye wenyine aba afite guca bugufi. Ntawe atinya, ntacyo yanga uretse ikibi. Atinya icy'Imana yanga, agakunda icy'Imana, kuko abakorana n'Umwuka w'Imana. Yesu nashimwe. Igihe yarageze ku mugezi, umugabo yarahumuye aramubona, amwitegereje yumva umutima uravuze ngo ahwi. Maze yihuta amubwira, Bibiliya irambwira niyawe nikikubwira. Nuko ngo aramugerageza ngo arebe ko ari we. Aramubwira ati nyabuneka unama umpe ku mazi. Ngo umukobwa yunamye vuba vuba. Niko yemwe bako, iyo mvuze abakobwa n'abagabo barimo, turavuga umugeni wa Kristo. Abageni ba Kristo muri guca bugufi, muri kunama bakabanywera ku mutwe, mwarangiza mukuhira n'indogobe, muri kugendana na Yesu kuri buri kantu kose. Ngo igihe yabikoraga, uyu mugabo yaravuze ati umugeni n'uyu. Haleluya! Ikimenyetso yarakibonye. Arangije amwambika impeta, amushyiraho ikimenyetso ko bemeranijwe. Umukobwa aragenda. Nasomye amagambo mu Byahishuwe mu gice cyaho cya 13 ku murongo waho wa 8, aravuga ngo umuntu wese utanditswe muri icyo gitabo azayiramye. Nyabuna mushake Yesu bigishoboka, mwiyandikishe. Uyu mukobwa yagiye afite icyo kimenyetso, uyu Mwuka Wera. Ndi gukomeza ngenda nkikira kugira ngo muwumve. Birabakwiriye ko dusaba Mwuka Wera. Mwature neza, tugire Mwuka Wera ushitse usendereye, kugira ngo tubashe kubona aya mahirwe yo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma
uyu mukobwa amaze kugerayo ntabwo byarangira, ni inkuru ndende ariko hari akantu nshaka muri icyo gice cya 28 ku murongo wa 57 hari kutubwira ngo uyu mugabo bamaze kumuha umugeni neza, arangije arababwira ati ubwo rero wa mugeni si musiga, muramumpa mujyana. Ni igitangaza, mwarasabye yemwe, hano harimo abagabo njya mbona baba bari mu misango, iyo umuntu agiye gusaba aravuga ati munamumpe mujyana. Ibya Yesu bitandukanye n'iby'abantu. Njya mbona baza gusaba uko badusabye twese, baratebutsa n'ibindi muri za nzira, bakagira n'igihe cyo kubahekera, siko bigenda. Ariko waravuga ati ni mumumpe mujyane. Abandi bati rwose tubabarire uduhe iminsi 10, ati reka danda mujyane. Abamaze kumubwira ibyo, icyakurikiyeho nuko bavuze bati reka tubaze Rebeka, ubundi ko hari niwe nyirubwite, ni wowe gukomura ikibazo cy'ikiza n'ikibi kiri kugwanira kuri wowe, ninjye nawe wo kugikemura. Nuko Rebeka aravuga ati ndajyana nawe, fini njyewe ndajyana, birangire njye ndajyana na Yesu uko byagenda kose. Barangije barumirwa, baramureka aragenda. Ariko dukomeje turabona ko yagezeyo, mbese yahise abyara uko mubizi. Ibintu by'umwanzi birihuta, ariko biva kuri Yesu biba birimo. Abatabanye nawe bati byanze bakagenda. Mugume muri Yesu, azagusanga he cyangwa azansanga he. Umugore wa kabiri, ubwo wa mbere turamwumvishe ntabwo kubyara byoroshye. Ubwo ndi mu isi y'umwuka, ku banyamwuka bari kubyumva. Ibya Satani birihuta, ariko ibya Yesu mugume ku mavi. Turareba umugore wa kabiri. Uyu mugore wa kabiri turamusanga nanone mu itangiriro mu gice cyaho cya 19 duhereye ku murongo waho wa 5. Haratubwira ibya Loti, Mukaroti niwe mugore tugiye kwigiraho wazaririye. Mbese barazaririye? Nabisomye nawe muri Bibiliya byawe birimo. Uyu mugore igihe kiragera, narasomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ngo Loti yari afite umugore utari mwiza, kandi Loti yaramukundaga. Nyamara Loti agize ibyago ajya kumutuza bene da dutuye. Dufite ibyago kuko dutuye muri Sodomu y'iyi minsi. Uyu mugore yari atuye muri Sodomo, kandi yakundanaga n'abanyesodomo, kandi yagendaga nk'abanyesodomo, kandi yatekerezaga maze gutekereza ko nk'abanyesodomo akokoza abana be. Muzareba nta mwanya dufite wo kubijyamo kuko umwanya ni muto, ariko amaherezo ya Loti ntabwo ari meza kubw'umugore we mubi. Uyu mugore wari Sodomo rero, gihe kiragera bati nimuhaguruka. Abamarayika baraza, bamaze kuza igihe cyo kubahagurutsa, muraza gusoma muri icyo gice mukomeje hasi ku murongo wa 8. Maze Loti n'abiwe baratinda, banga guhaguruka. Barababwira bati abamarayika babafata ukuboko, mwarabisomye namwe, babafata ukuboko barabakurura bati nimuze tugende, muratinzwa n'iki. Ngo ariko Loti arababwira ati, barababwira ati mwambuke mujya ku musozi kuko tutumvira Imana. Igihe cyose ijambo ry'Imana rivuze, nanjye ngashaka kuvuga, nawe ugashaka kuvuga, tuzabona ishano. Ariko nitwumvira umwuka tuzabona ubugingo. Haleluya. Ntiyumvira icyo rivuze, yaravuze ati mujye ku musozi, niko marayika yababwiye. Kandi uyu mumarayika mukuru w'abamarayika ni marayika Mikayeli, ushinzwe kutugwanira intambara zananiranye. Haleluya. Arangije ntibamwumvira, barangije barigendera. Yarabasabye aranatitiriza. Hari igihe dutitiriza ku bintu bibi. Aratitiriza arabinginga ati ndabinginze mureke tujye Isowari. Bati Isowari, bati rwose. Ariko kuko yarabinginze baramubwira ati ngaho mugende. Bajya hehe? Isowari, mu kibaya. Kuko ngo umutima wa Loti ntabwo wari wavuye neza Sodomu. Yaribwiraga ati wasanga Sodomu idahiye ngo birangire, reka mbe hafi ya Sodomu, nzajya ngaruka mpahirane n'ab'i Sodomu. Urakora iki mu nzira ijya muri Egiputa? Nuko aragenda, ariko umugore wari warimenyereje cyane kuki turi kwimenyereza ab'i Sodomu. Yari yemenyereje abanyesodomu, yatari intambwe akibuka ya nshuti.
yatera intambwe akibuka abana yasize, yatera intambwe akibuka amafaranga bari bafite, yatera intambwe akibuka byose. Nuko ngo umutima, ngo Mukaroti yagenzaga ibirenga ariko umutima uri ubu turaha. Hari abantu baraha ariko imitima yabo iri mu isi. Ntabwo nubwo babona bigisha gute, ibyo ntibibareba, bitwa abantu ibi ndeba. Mwuka Wera yaragoragoje, ariko igihe kigiye kugera ahaguruka hera cyane. Umwami wacu ntazahora aruhanya n'abantu. Nuko arangije, amaherezo ya Mukaroti yabaye kuba inkingi. Amaherezo ya Loti nayo ni amaherezo y'aba bakobwa be, mwarabibonye simbijyamo. Reka dukomeze turebe iby'isodomo. Sodomo bavandimwe, Sodomo ya none, Isodomo y'uyu munsi, abayuda b'uyu munsi bameze bati? Umeze ute? Meze ne? Sodomo y'uyu munsi, nasomye amagambo mu gitabo ngo arakururira abantu benshi kumera nk'abo igihe cya Nowa, ngo ku buryo abantu b'iyi minsi iheruka bazasa neza n'ab'isodomo. Ubutinganyi babwemere, bavuge bati ni ugutingana, gusambana, ibibi byose. Ngo abantu basigaye bigaragura mu bibi nk'aho ari ibyiza, ahubwo ni ikibazo. Umuntu ukiranuka niwe kibazo. Mwarabibonye? Ndibaza atari jye jyenyine ubibona. Umuntu uri kugenda nk'uko Imana ishaka niwe kibazo. Bamwita umutesi. Iyo bakugiriye neza bavuga ko uri umutesi, kandi umunyarwanda nakubwira ngo uri umutesi ubwo azaba ashizemo akandi kantu. Ni abatesi, ni injiji, ni batagira ibyo bitayeho, kuko ntabwo ngo bakerebutse neza. Icyamba ngo tubane na Yesu by'ukuri. Aba muri Sodomo y'uyu munsi rero bo bateye ubwoba, kuko bafite na tekinoloji, barimo barabikora neza kurenza aba Sodomo ya mbere. Ubu Kristo bwa none buhagaze buti? Nahawe ngo wibaze, nanjye nibaze. Turajya muri Matayo 24, Matayo 24, duhereye ku murongo waho wa 37. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Ngo bimeze biti? Ikintu cyambabaje kikantangaza ubwo nasomaga amagambo umuja w'Imana yavuze mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Yaravuze ngo bafashije Nowa kubaza, ngo babazanyaga umwete bidasanzwe. Ngo byari bimeze biti? Baramufashije, barabaza. Nuko icyiciro kimwe cyaruha kikavaho, bakagenda bamutuka bavuga ati twari tuvuye gufasha ka gasaza, kariya karindagire kari agatamutwe. Nyamara bari kugafasha, ni umugeni bari kwegereza Kristo. Bikabaho haca nk'iminsi ngingahe, hakaboneka ikindi gikundi nacyo kiza. Bamufashije gutera imisumari, bamufasha kubaza imbaho, bamufasha guterura. Mbega mugira ngo Nowa yari kubyishoboza wenyine? Reka da. Nuko baramufasha, ariko bafasha kubigaragarira amaboko, imitima yawe yari iri kure. Kuko iyo yababwiraga baravuga ngo nta mvura izagwa n'ibya kagasaza. Karagasaza kavuga ibintu byiza, kagwana neza, twanagafasha, ariko ikibazo ni agatamutwe. Abantu b'Imana baragaragara nk'aho ari abatamutwe. Ejo nari ndiho nganira n'umuntu umwe, arimo hano kandi twavuze ku bijyanye n'uko aba isi igeze ahantu hakomeye, kandi aho rugeze buri mukobwa wese bamutwara niko mbabazi. Ninde wari wajya gufata umukobwa ngo ajye kumufata muri kaburembo, ngo umukobwa yambaye ikanzu yihagarariye muri kaburembo arindiriye ko baza kumufata? Bibaho? Umukobwa bajya kumufata, Imana iguha umugisha.
mwambare neza, mukomeze, mube mwitorero, mushikame, murindire umwami wacu azadufata dusanze muri iri torero. Haleluya. Kadukomeze dusome ngo kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Reka ninshake ndekeraho. Muri iyi minsi hari ibintu biteye ubwoba, jewe njya ndeba nkabona birandenze. Ngo hariho za bridal shower, ngo hakabaho na za kitchen party. Ibintu bibiri kandi ubwo bigiye guhurira ku mukobwa umwe. Narabibajije numva birandenze. None se nandika ngo bridal shower. Baransanga ngo kirika ngo kuraho vuba vuba ngo ntabwo iyi ngiyi ari bridal shower, ngo ni kitchen. Niko hakabaho n'ibindi ngo bita ngo ni bya baby, ngo baby shower. Ariko ibyo byabagaho. Ibi bintu by'inzanduka mu birebe mu bitinye. Ibi bintu mu birebesha amaso yanyu biri gurushaho kuduhenebereza. Ibintu byitwa ibirori bidafite gahunda. Kera narenzi ikirori kimwe cyitwa ubukwe, kandi Bibiliya iragishigikira. Noneho wajya ukumva ama anniversaire yabaye menshi, muragira ngo ni yindi yo kuvuka gusa. Anniversaire mbanza niyo mwaboneyeho diplome na yari anniversaire, mbanza ari amavuko ya diplome. Ibintu byabaye byinshi cyane. Ibirori bari kubishakisha mpaka bazaba barya, banywa, barongora, bidagadura. Sociale ni nyinshi. Urimo urashaka uburyo wasoma n'akarongo ka Bibiliya, wabikura he? Wabikura he ko ndi kujya gukora nava ku kazi kwa runaka akaba yandumiye nkagenda niruka ntiyo yantica wa mubano twari dufitanye. Bene data mube maso. Nasomye muri kiriya gitabo k'ibyaduka byo mu minsi y'imberuka, ndabinginze mujye mwita kubivugirwa imbere yanyu. Twige tubibabwira, ababwiriza banyura aha bakavuga, nuko aho kugira ngo wumve mwiryawe, ahubwo ukagenda uvuga ati se buriya yarari mu biki. Hari icyo Uwiteka bashaka. Nasomye ngo umwanzi ngo azakoresha amacenga yose, ngo azakora uko ashoboye kugira ngo adindize ubwoko bw'Imana, ngo abiyita ko bari mu nzu y'Imana, abiyita ko bategereje umwami wabo, ngo abo ngabo azabarwanya, ngo dore ibyo azashira imbere yabo. Muri maso, icya mbere ngo ni ubutunzi, ngo azabishira imbere yacu. Icya kabiri ngo azashira imbere ubukene. N'ubukene nabwo muri kububona birakomeye, ariko nyabuna nimumbwire birakomeye. Abantu barakenye none bari kwiyomora ku mwami, bari kwiba. Abantu bari kwiba n'ibidafite gahunda, bakiba n'ibiryo by'umunsi umwe. Ngo azateza irari riteye ubwoba ry'ubusambanyi, kugeza ubwo abantu bazumva batanyuzwe bakikinisha ubwabo, bagashaka inyamaswa ngo arizo baryamana nazo. Ibi byose byaranditswe. Hanyuma ikindi ngo imideri, ibyaduka, ibigezweho. Ngewe naritegereje numva biranyobeye, mbona n'inzu ngo zihari zigezweho, nabyo mwarabimenye. N'amamodoka harayagezeho, telefone hari igezweho, ni byinshi cyane ku buryo imyambaro umwenda uri kugegwaho muri uku kwezi mukundi ukaba wavuyeho. Mbese uzagendana nabyo uzabishobora? Uzatagangara kuko uzawambara bavuga turiya we ntari kugendana n'igihe, ntazi kuriya wavuyeho kera. Nyamara ugezweho ni Yesu wenyine. Haleluya. Ngo ibyo bintu Satani azakora uko ashoboye kose kugira ngo abizane imbere y'abizera, ngo abizera bahugirane aho kureba umusaraba wa Yesu bitegereza ibyo. Ndabasabira kugira ngo dore umugabo wo guhamya ari we Kristo. Haleluya. Haleluya. Inyuma muri aho mwumva ko kantu muri Yeremiya mu gice cyaho cya 33 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya. Nkwereke ibikomeye biruhije
imbere yacu n'umwijima ubuditse ariko ntabaza ndagutabara. Hanyuma uyu mugabo wo guhamya, umugabo wo gukiranuka, umugabo utegeka bikaba, akongera akatubwira muri Yesaya. Yesu ashimwe cyane. Akatubwira muri Yesaya mu gice cyaho cya 41 ku murongo wa 11. Reka tuhasome tuhasoze kizereze muhumve neza. Niki kibateye ubwoba? Ntabwo ari twe, si wowe uzahagarara, ahubwo Kristo ahagarara muri wowe. Mwihe wese. Yesaya 41 ku murongo waho, duhereye ku murongo waho wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Niki kiri kubihebesha? N'ubukene, n'amafaranga yababanye menshi. Muzi ko amafaranga nayo ari ikibazo, ariko murabizi ni ikibazo. N'uburanga yemwe bako ko mutansubiza. Abantu benshi uburanga nabwo bubabereye ikibazo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Tukagera ku murongo wa 11 ngo dore abakurakariye bose bazakogwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Yesu ashimwe cyane. Se muri kugira ngo aba badutonganya ni bandi? Ni Satani n'abadayimoni. Ndagira ngo mbatangarize ndi imbere yanyu ko nta mwanzi mundi mufite. Niba wajyaga wibaza ko nkwanga, niba wibazaga ko runaka kwanga, niba wibazaga ko hariya utahanyura ni ku mwanzi wawe, oya, nta mwanzi ufite. Umwanzi ugira ni Satani, ni wese w'ibibi byose. Uhereye none hindukira, wumve na uzi kwa kanga, fata ingamba zo kumukunda, urebe kutazanesha Satani. Yesu ashimwe. Turasoreza muri Matayo 11:12 haravuga ngo uhereye mu gihe cyande cya Yohana. Hano hari umubwiriza twafatanyije, Imana imuhe umugisha, bakunshimire rwose. Uhereye mu gihe cya ubwami bw'Imana bura intwarane zibugishamo muzirikana ko. Haleluya. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndashoje, ndabifuriza mwese kubona aya mahoro ava ku mwami, kugendana na Yesu, kwihisha muri we, gutindana nawe, kuko ari we gisubizo cy'ibibazo byose. Murakoze cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.